Zinda kamuhiya Zindura harishira muri request ngo baza akabazo kamwe. Zinda nukuvuga ngo umuntu wese Semuhungu n'umuhanga bro. Thank you Adi. Semuhungu n'umuhanga. Semuhungu ari muri revenge. Azi gushushanya ikibuga agishushanya neza. Nukuvuga ngo Semuhungu ashobora gufata ya mpana akamuzana mu rugo akamukarabya ibirenge akamubwira si mama dede yarangiza akavuga ati abagukoreye ibingibi bose batumwe na jihadi nabambwe. Semuhungu agafata Zinda akamubwira ati Zinda ndaguhereza indabo za Sevarante. Yego. Kandi ntari umugabo. Semuhungu akemera agafata agakoresha line ya MTN bro. Mvugira gukoresha line buri Semuhungu tuzi ko akemera akavuga ati rero kuko buriya wazi wanje ntibivemo neza zana akabwa kawe gasambane n'akabwa kanje turi kubireba bro. Bakarara ndakubwiye Semuhungu agafata avuga ati Zinda nubwo ntaguha ariko akabwa kanje kaha kawe ngwino rero ngwino turari. Zinda akajya kwa Semuhungu bakararana. No yahaye Zinda indabo ejo bundi aba izindabo Semuhungu ari gushakira niza kabwa ka Semuhungu akundana na Kazinda kagateye inda. Akabwa ka Semuhungu akabwa Kazinda kateye inda aka Semuhungu urumva ejo bundi hanyuma Semuhungu ahita ategurira indabo numa naribashije. Semuhungu ari guteretera Zinda. Tugende gakeya rero. Yego. This guy is so smart. Semuhungu ari clever. Semuhungu ibintu byabikora bucece buhoro ariko Yemen nimwambonye ari kumwe aremera agahita yishura ya mpana amafaranga. Ese Godfather washaka ukuntu zamana na Semuhungu. Semuhungu ntabwo Semuhungu waragobeye. So ahubwo Zinda kandi ndebe Zinda sinari mubonye. So nukuvuga ngo ahangaha nugaruka so nukuvuga ngo kinani kuvuga ni iki ngiki. Babarira uzamukira babarira uzamukenga turashaka kuzana Semuhungu please come over here. Ngwino hano indabo ngwino hano shamo request. Semuhungu zamuka. So aya mateka n'ibintu maze kubinyuramo rero. Turukuvuga Semuhungu vayo sinari mubonye hano gorego Semuhungu muzamure na Zinda umuzamuri uretse gato karondege ko bazamura urumva. So kuba mu rukiko Semuhungu nako Zinda yumvikanye mu rukiko bro. Urukumva Zinda ntabwo yigeze avugwa ariko wibuke ko niba ari abantu jihadi yakegesa akabakona kandi ari abagore n'umuntu bita Zinda avuga ko Zinda uzinda uyu nguyu ngo ajya guhostinga yambaye imyenda yo muri gym byagarutswe mu rukiko yeso no. Zinda agira ibibazo byo kujya gukosorwa nkuko byagenze jihadi yamukoze ibiganiro 12 n'amalive 21. Mu rukiko ngo ni gute Zinda nabaze dufitanye ibibazo igihe yari yaragiye muri rehab ariwe waza gutanga ubuhamya yabo mutanga muhamya gute ni gute Semuhungu navuze ko azajya muri South Africa. Tugaruke kuri Semuhungu yahisemo gufata umurongo yafashe nyuma yuko asabye kumvikana na jihad akavuga ati Semuhungu nk'umuntu twabanye
ndetse ukampereza umurongo wawe wa MTN akaba ariwe nkoresha kuko umurongo wa MTN Jihad akoresha ni wa Semuhungu. Yes. Ruvuga ngo Semuhungu erega no Jihad yari umusheri wa Semuhungu yego yanabivuze mu rukiko. Jihad yaravuze ati twarabanaga mu nzu. No yari sheri shushu numweksi we. Jihad mu rukiko yarabivuze ati twarabanaga mu nzu kugeza aho ruvuga ngo ibi bintu nitubigarukaho rero turi kumwe. Yego Jihad ngo yabwiye inshuti ze za hafi aravuga turiya turi kuvugana n'umugore n'umuntu twabanye mu nzu sheri shushu. Aya ni amakuru navanye iruhande ati uriya ndamuzi nzi ashobora kubika naho ashobora kugera. Ntabwo Semuhungu arimo kunshakira amahoro. Yego ngo ejo bundi dore ngo yego Semuhungu yaje. Dore ngo Semuhungu yaje. Ariko si bite byawe waretse kumvugiramo. Okay. Byaje nukuvuga ngo iyo ukoze ikibi urega ukora ikintu warangiza ugahunga icyaha uragihunga. Uri kunyumva? Nukuvuga ngo amakuru mfite Semuhungu ngo ahurira na Jihad mu nama. Semuhungu nani Jihad akiruka. Ngo ubugome Jihad rero akore Semuhungu ubugambanyi bwe nuvuga ngo kugeza amasaha kuba Semuhungu tutari kumubona Nevada. Kunyumva ari muri logs munshiremo ntuza no mutinga zinda mutinga ngo difatana ngo ngende nyuri ruhande ntabwo difatana ngo kunyuri ruhande munyume mu ntega amatwi munyume tega amatwi zina ndakugarukaho. Thank you Semuhungu mukomeze mukande kuri Hatimi mutapinge screen amakuru agera kuri God difatana ngira. Thank you Teriski. Amakuru avuga ko Semuhungu yari inshuti yakadasohoka y'abagabo babiri uretse se n'abagabo. Semuhungu n'umuntu bita Kadete. Aba bagabo bashizeho ikara ry'umuriro ryaka kuri Semuhungu bro. Semuhungu yafunzwe igihe kirekire ariko Jihad yatekereje ko yaplayinze sumati afata umuriro aragenda anyura mu idirisha umuntu bita Shadibu yarafunguye akishamo wa muriro araza twika Eric aramushumika mugira ibyatsi. Tugende gatoya cyane ibintu abantu badashaka kuvuga. Aha niwe umuntu bita Jihad aravuga ati nabanye nawe mu nzu ndakuzi inzu burakarugira nzu ubugwa neza bwawe. Semuhungu nyemerera mu buzima turimo kuri iyi Imana yaduhaye nkugira umwanzi kuko ibyo nagukoreye ntiwambabarira tuzahurira mu bundi buzima butari ubu ngubu. Munyumve neza cyane. Ariyo mpamvu Semuhungu bigwasanga arabikwanaga umutima mwiza avuga ati ngiye byabaye byarabaye ndi mu Rwagasabo nta kibazo mfitanye nawe Semuhungu nani Jihad ibyabaye birangire. Semuhungu ashaka kumvikana na Jihad. Jihad akavuga ati uko kumvikana nanjye ukeneye uragira kugira ngo uzankuremo ingoto tuzabana mu bundi buzima butari ubu ngubu burabeho. Kugeraho bagiye mu mahugurwa bahurira mu mahugurwa ejo bundi Musanze Jihad yabona Semuhungu agahita yura imodoka agataha Musanze agiye mu mahugurwa akirukanka. Nuvuga ngo Jihad yabonaga Semuhungu yahitaga ahunga kuko yahitaga yibuka reflection y'ibyo yamukoreye ko uyu musore kuba ari mu Rwanda yabigizemo uruhari bitewe n'akagambane n'umutinganyi bita Kadete uri muri Swede bakoze banyujije mu makibirane Semuhungu yarafitanye na Jihad. Tugaruke gatoya rero nukubera iki Semuhungu nyuma yo kubona ibyo byose bibaye no gushaka kwiyunga na Jihad byanze. Umuntu wese wagiranye ikibazo na Jihad yahise ari inshuti na Semuhungu. Urugero Zinda hano Zinda ubu tuvugana iyo aryamye ninjoro ngo bigeze saa 8 muri bitotsi ngo iyo atari kumva umwuka wa Semuhungu ngo akajya gukomanga kwa Semuhungu akavuga ati I'm here for you. Nguyu bari hano kugeraho baje gusanga nta cyava amakuru ari kungeraho Zinda urabimbwira ngo projet ya Semuhungu yo kubyara afite ngo ugomba kumutwitira uwo mwana. Uzamutiza umurongo wawe wa MTN uhamagaze urumva nubwo ngo kuri Semuhungu utagira network neza ariko by purpose kuko ashaka gukoresha momo ngo umutwitire hanyuma byare. Ariyo mpamvu ngo mwatestinze tubwa twanye ejo bundi igende cyane ngo mutagira mpugu ngo mwaraye ijoro uzana akabwa kawe karongora ka Semuhungu. Noneho turibaza ni gute akabwa kawe karongora ka Semuhungu hanyuma Semuhungu akaguhereza indabo sa Saint Valentin.
ni urukundo n'umubano bisanzwe. izo ndabo ariko barazimuhaye ntiyazingezaho. Nguyu ari hano yaratweretse kuri live. Tugende gato rero ntabwo wenda kugaruka tugiye mu rukiko gato kuko urukiko bivuga ko uri umutangabuhamya. Semuhungu akimara kubona Jihad wamuhemukiye akamukorera ibitazibagiranwa mu mateka cyangwa mu buzima bwa Semuhungu, Semuhungu yaba yareguriye inkota akavuga ati ubwo ngize umwanzi reka mbumwanzi wa nyawe. Semuhungu akaba ariyo mpamvu umwanzi wese wa Jihad cyangwa uba afitanye ikibazo na Jihad, Semuhungu ahita mugira inshuti y'amagara ya hafi. Urugero Zinda, uwa kabiri Yampano. Amakuru angera avuga ko ibi byose Semuhungu uri hano uraho, Semuhungu nk'umuntu playing a smart more than anyone else yagombaga kwiyegereza aba bantu barimo gutanga ubuhamya kugeza kuri Yampano wabaye victime. Mu rukiko Jihad akavuga ati ni gute umwanzi wanjye w'ibihe byose Semuhungu nakozeho ibiganiro avuga ko azajya South Africa ariwe munzanyeho hano. Ukuri ni ukwiye kuri ibi bintu. Amakuru atubwira ko Yampano bahurira inyamirambo na Jihad. Yampano ajya gutanga ikirego muri ribu yaramubwiye ati kuba umuntu yarakubwiye ko ugomba kwishyura pazo nibyo uza kumureka toka hapa. Semuhungu nka prosecutor, umuntu umenyereye ibintu by'imanza akamenya n'uturemangingo twabyo, yahise agenda ajya gutanga ikirego asabira ubutabera Yampano. Bro ngo Semuhungu ari hano nahise ndambarara ndumirwa. Ndavuga Semuhungu yabuze inzira y'amahoro yanze, yatangije intambara yo kwerekana ko ari umugabo utaryama ngo arambarare. Bro aravuga ati nzakubaga mpaka. So Zinda nibyo wagiye mu batangabuhamya bagiye gutanga ubuhamya kwa Jihad ejo mu rukiko waravuzwe. Mu rukiko kuba waravuzwe ejo mu rukiko kandi warucecetse nejo bundi hano turi kuri live waravuze ngo Jihad yoroherezwa tahe. Wiyumvishe gute izina ryawe rigaragaye mu butabera nyakubahwa kazi Zinda, future wife, future baby holder wa Semuhungu? Ariko uze no kutubwira ko bivugwa ko ugiye gutwitira Semuhungu ukamubyarira umwana w'umuhungu. Thank you. Njye ntabwo njye ndegana sho, ahubwo umuntu wababwiye yuko njye nagiye gutanga ikirego n'indi. Ntabwo watanze ikirego ntutwumve nabi. Wowe nakongo natanze harya ngo abatanze ibirego natanze ubuhamya uretse gato na buhamya natanze. Warabutanze mu rukiko waravuzwe. Faxman uyu mukobwa yaravuzwe mu rukiko nawe turi kumwe ndakwiyamye. Faxman utubwiye ko Zinda yagarutsweho ejo. Yagarutsweho cyane rwose Zinda. Urakoze cyane we Zinda ntabwo ibyo bintu ngenda ndashaka ko mubinsobanurira aho natanze ubwo buhamya ni hehe, ababizi ubwo buhamya ko namutanze ni hehe. Faxman bavuga ku izina Zinda yagarutse ate nk'umuntu wari mu rukiko? Uribuka ko umuntu witwa Semuhungu ariwe mutangabuhamya mukuru. Bwa mbere yavuze ko screenshot yavuye ku muntu witwa Odette wa wundi ujya upostinga video z'urukozasoni, pornography ndetse n'ibindi n'amafoto y'urukozasoni. Yego. Ubwo twari turi mu iburanwa rya detention, ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Tuje mu mizi. Ejo mu mizi rero. Yego. Ngo umuntu witwa Semuhungu yavuze ko iyo post ya Jihad yayibonye kwa Zinda. Said John, thank you. Hello. Yayibonye kwa Zinda itariki 9 z'ukwa 11 2025 saa 8:44 za nijoro kuri telefone yande ya Zinda. Saa 8:40 mu rukiko barabavugaga n'amasaha bari kugerageza saa 8:44 bari kugerageza niko saa 8 ari kumwe n'umwana w'umukobwa gutekana uri Semuhungu urasambana. Komeza. Twari twahostinze cecekaho. Komeza. Wabije ko bari bahostinze.
komeza. Icyo gihe rero umuntu witwa Semuhungu ngo yahise abyohe iyo screenshot yahise yoherereza ya mpano. Mukande kuri hati Semuhungu yego. Muri iryo joro. Aho rero niho Zinda agaruka nk'umuntu wabonye stati ya Jihad kubera yuko Jihad yari yaraborotse Semuhungu ntabwo yabonaga stati yande ya Jihad. Yego. Guys mukande hati yego abari mutanga screen. Yego. Guys, thank you. Zinda rero akaza nk'umuntu wabonye iyo stati ya Jihad ari kumwe n'umuntu witwa Semuhungu agafata screenshot kuri telefone ya Zinda. Naho ngaho Zinda ziramo. Naho nziramo nk'umutangabuhamya. Yego. So telefone yawe yifashishijwe n'umutangabuhamya mukuru ari we Jihad ari we Semuhungu. Yego. Urumva ko Semuhungu yagutanze mu rukiko ko telefone yawe ari yabonyeho kuko wakurikiranaga na Jihad. Okay. Abatanze ibirego turabazi ni Keza ariko yaje kukivanamo n'abandi yego ko Sijo. Sijo, thank you very much. Sijo. Sijo bose n'uyu Keza batanze Yesu Kristo. Reka dukomeze rero. Bwana nyakubahwa Semuhungu umugabo wa Zinda mufite gahunda yo kubyarana. Nyuma y'ibi byose Semuhungu Jihad akaba agiye gukatirwa imyaka 5 nako yasabiwe gufungwa imyaka 5. Ukimara kumva gutya nk'umuntu mwabanye mu mugore mwabanye mu nzu nkuko Jihad yabihamije ntabwo twari tubizi agahamya ko mwabanye murara mwishu kimwe mukoresha umurongo umwe wa MTN yasigaranye akoresha aho wagiriye muri Amerika ukavuga ati shushu ibyanjye ni ibyawe fata nimero nakoreshaga ndayigusigiye agasigara yihumuriza boxa yawe. Semuhungu nyuma y'ibyo byose y'ibihe byiza wagiranye na Jihad kuba ya masaha afunzwe imyaka 5 urukubyivute wabyakiriye gute bwana Semuhungu? First of all, njeze ndarambiye ngo muri hano kudukora ikiganiro ni gutumura ikidaganiro utamamagaye. Ntabwo nakoze ikiganiro turi gusubira ku byavuzwe mu rukiko Semuhungu. Mu rukiko bavuze ko ari wo mutangabuhamya wa mbere. Urukunyumva? Ntabwo twigeze tugukora ikiganiro. Bavuze ko ahantu twavuze kuba navuze ko akabwa kawe kasambanye na Kazinda kagatera inda. Wenda niho Zinda garukiye ariko twari turi kubutangabuhamya ba mbere. Semuhungu bikavugwa ko ari we mutangabuhamya wa mbere mu rukiko. Ubushinja cyaha bugenderaho. Urukumva yego ko Sije uyu Sije ushobora gusanga ari waje mu cyeko nyinde ariko rusuru. Thank you Sijo, thank you very much. Iyi siyo mapenzi ni mahaba. Ndakuba Semuhungu. First of all, ndashimira Sijo niwe sponsored live tonight. Thank you very much Sijo na Jojo. Jojo. Jojo, Keza Tiskinas, thank you. Anita, Kelia, Moha, Keza, thank you. Tesha, Sijo, thank you. Oh my God. Komeza. Thank you. So, first of all, ibintu njye nagiye mbivugaho kenshi ni uko mwebwe mushaka kumva ibyo bashaka ko bababwira. Njye sindi ryari nzapfa mvugisha ukuri, napfa ejo, napfa ninjoro, napfa ryari, nzapfa mvugisha ukuri, ntabwo nzaba indyarya. Niyo mpamvu inshuti ngira zose zingumaho kuko zizi uwo ndiwe. Ntabwo nzi kwiyobekeranya, ngukunze ndabikwereka, nkwanze ndabikwereka, sinzi kuba indyarya. Yes, hari byinshi wavuze hano biri byo byadukuntu twabaye n'ibiki byose. Yes, byarabaye pe. Ariko ntabwo nzi ko wari kuzamemukira kuri uru rwego. Reka nkwereze. Arabyohereje. Iyi foto ngiye kohereza. Ewe nabyo busa birimo wenda mu cyamibonano ariko kazonye kohereze. Ntuko na kosa ririmo. Mutapige ubashe kuyishiraho bikunde mutapige screen mu mpera z'uduti bariko mwankanzo ngoka kubitwa n'inkuba mwe. Munkana mwanya nazibwa mwe. Munkana umwoka apfa mwe rega muzapfa mu bisigi. Zinda. Okay, so no you posting just wo yirebe, sibyo?
kubera ko ntayipostinga ubundi ayikoresha kugira uyirebe namubwiye ngo iposting. hano ndi kureba DJ uruhande thank you. ifoto y'inyarwanda noze si ifoto ndebe iri ku nyarwanda Jihad yambaye amapingu. Thank you, Anita. So aho yari 2019 urumva Yego. Thank you, Han. yagiye asebya Philipita akiyoboye groupe yanjye yitwaga Best Family Forever. Ayiyoboye. Yego nzimba muri Amerika waba mu Rwanda nkajya mubwira ati wa mwana we ntukatukane abantu babona twagiye gufasha abantu bakabona nyuma uri gutukana bisiga isura mbi ngewe uba wagutumye. Umuntu witwa wow thank you sicho umuntu witwa Keza Erika uba muri France batari Belgique yababwira kuko ibyo binarabizi neza. Umuntu witwa Keza Erika kuko nabo bayibanagamo bose b'inshuti zanjye bose baba mu Rwanda. So Jihad rero akajya gutuka nka ba Shadibu kandi Shadibu icyo gihe twari tukiri inshuti tutarangana sibyo. Noneho wow thank you guys. Noneho nkavuga ati ibi bintu biratuma ari njye uzajya ugaragara nabi. Ndamubuza aramyangarega nawe ashaka gutwika kuko ninjye wamufunguriye za 2010 ninjye wamufunguriye Instagram, Facebook na email ninjye wabimufunguriye muri za 2010 narajya hanze. Yego. Urumva kuko ntabwo bya social media nabyo bari bazi kuko njye nari mbiriho guhera kera email ya mbere Thank you. 2006 gutyo. So noneho kugira nihute vuba umwana aza kubeshyira Philipita mbari ngafata ku ngufu ngabana ngo kugira ngo abakazi ko yigitsina kandi ari kubeshya nta proof afite. Umwana amutwara kuri brigade hara kuri la gareta hano ribu icyo gihe ritanye kugikora ribu niwe yaritangiye mwiyo icyo gihe ari bitangiye kugenda imenyekana. Umutwara kuri ribu hano munsi ya la garete hano munsi ya la garete hafi ya gereza yahoze ari yitwa 1930 Nyarugenge urumva. Noneho umva ndahangayika ikintu naje guhostinga muri Canada navuye muri Las Vegas naje guhostinga Canada tugende byibuka indege yari yabaye delay bamaye hotel muri Montreal. Noneho barambwira ngo Jihad bamufunze ngira ndahangayika mbambajije barambwira ibyo ari byo ngo nuko namaze imisa harabika Philipita n'ibiki byose kandi na proof afite baraba kugira avemo konyine nuko yasaba imbabazi otherwise baramanura imagiragiye kuri guharabika harassment. Thank you Keza. Niyo yifoto ngayi. Ndahangayika icyo gihe niyo foto nkoreje n'igihe yicaye kuri ribu ya Raragarete nyine 2019 sinzabyibagirwa. Nandikira Neta Pendo, nandikira Charina ni n'abari mu Rwanda, nandikira Mewo Kalexi, nandikira Philipita, nandikira abantu bose muri entertainment nzi bari hafi aho bazanye na China Nina uko yabaga no muri group ya China Nina kugira ngo bacingo zizamba bavugishe Philipita amubabarire. Mwana wama Philipita nye sinzi kweshya mwamuhamagara mukamubaza ninde watumye babarira Jihad ryatamanuka i Madrid magiragiye natakubya kari Semonge Eric Imana imani bandi bose yanze kumva nabo bantu bamarana muri industry yanze kumva kandi njye nubwo Philipita twari tuziranye gutya tuziranye duhurira mu kazi ko guhostinga cyangwa mu bintu by'ubu DJ nange twari tunaziranye bira twaba tuziranye kuri social media bisanzwe ariko tutanavugana. Ndamwinginga nibwo Jihad yanditse letter isaba imbabazi Philipita abona ku drawing ikirego baramubabarira nyine icyo gihe umwana ngira ngo ararekeye umwana w'amabi sashize igihe yongera ngira nshyori mbamukuye muri ya group hasigaramo ba Keza nyuma nabwo arananirana turamundangije ndamureka namwe ati you know what ngashaka gutwika ashaka kumenyekana kuruta uko amehagaze icyo gihe ubwo ndamureka nyine atanya gukora ibyiwe twanganye nibwo yahise yifatanya no Cadette twari twaranganye wo muri Sweden no transgender. Noneho atwifatanya no Shadibu kako Shadibu twapfuye ikintu gito cyonyine ngo yuko yashyize amavideo ya amafoto ya Dekati yanze nkavuga ko atari Dekati. Noneho Dekati akababwira ati Eric Semungu niwe wenyine nzi naza kemeza ko amafoto Shadibu akize yanze ari njyewe mumenye ko ari we njyewe
icyo gihe ndabati ngewe si Dekati Shadiba banyanze gutyo, anyanze nuko yifatanyije na Jihad, babifatanyije na Kadete, aribwo bashatse kunyicira izina ngo bansubinge batware inzu yanjye, noneho bipfa busa, bakajya bakora ibiganiro n'abanyirabukara bansebya, ndishya ndabihorera. Icyo gihe byari ibintu byabaye 2018, 2020 njya mu rukiko, noneho birarangira, noneho ngiye kwaka ubwenegihugu, baravuga ngo diro nafashe nubwo ngo batansuwe inzu, kubera ko bari abantu bashaka kunsuringa nshaka umunyamategeko inzu yanjye bashyiraho homestead ko nta kintu bashobora gukoraho na kimwe, urumva. Bipfa ubusa, noneho ngiye kwaka ubwenegihugu mu kwa gatanu, nibwo hajemo iyo noza nyine, noneho barambwira ngo diro nafashe ngo nubwo ngo natiyeze mfungwa cyangwa ngira ute, ngo byangije green card yanjye ko hari byanakoze before y'imyaka 5 narabona ubwenegihugu. Ibyo bintu nabyumva uvuga ngo kugira ngo ubwenegihugu na Shadiba na Jihad bashyiraga. wabuze ubwenegihugu bwa Amerika 2024 mu kwa gatanu ubwenegihugu. Umva nawe uri kubyumva, ngiye gusaba ubwenegihugu bwa Amerika 2023 mu kwa gatanu. Barabyanze muri interview bavuga ko ngo